abantu bakunda abakozi b'Imana bakagira ibigirwamana ukwabona haje mundu kuva turabihiwe waba utabonye wera ukagagara umva nkubwire rela shala bo enemo ijuru tujyamo niribamo bufana ijuru tujyamo rizajyanwamo n'abantu bakishijwe ijuru tujyamo nta deperi iriyo nta katurika iriyo nta zayoni iriyo nta caci iriyo ijuru rizajyanwamo n'abantu baretse ibyaha. Oh haleluya Yesu Mana tuje imbere yawe dusoma ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 31 ku murongo gwera ku murongo wa 4 havuze ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Mana ishimwe wa mwari wa Isirayeli we uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Imana ikubake nababwiye ngo umuntu nagasengwa n'igihuru nagusengwa usengwa nabo wari wizeye. Abantu bese nubwo bagenda ariko barasenyutse. Uwo wagira icyizere ukaguriza yarakwambuye urasenyuka. Wabonye akazi barakugambanira ugambanirwa no wari wizeye urasenyuka. Ariko Yesu aje kugukubaka. Ugira umutwaro ukagira urwo rwizo rwizeye ejo mu gitondo umugore washatse akaba ari ugusenya. Icyo gikomere wagikizwa nande? Ni Yesu wenyine. Yesu akubake mu izina rya Yesu. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Hari ibikomere umuntu agira ntagira umuntu ubigukiza ukarindira ko Yesu ari wenyine ukuvura ibikomere. Ndi gusenga umwuka w'Imana yamenye ngo muri iteraniro hari nk'abantu bafite ibikomere Yesu aze kubaka. Barimo bambaye neza, barimo babyibushe, barimo utamenya ko bashize ariko bafite ibikomere. Yesu akuvura ibikomere ufite. Ibikomere watewe na mugenzi wawe, ibikomere watewe no wari wizeye. Uwari wizeye yaraguseye urasenyuka. Abantu basigaye basenyana no mu nzu y'Imana no mu makorari. Abantu barasenyana no muri za biro. Abantu barasenyana no muri za ministeri. Abantu barasenyana aho kugira ngo abantu bakore bakundanye. Wicara muna kugira ngo mukore mukundanye ugatangira gusenya usanzemo cyangwa se ugatanya gusenya. Ese abantu bari gusenyana bazatera imbere? Aro aba bari gusenyana baharo bazageza igihugu. Uba wigisha Imana gwaye akazi ko kwigisha mu ishuri ugatangira gusenya mugenzi wawe. Ubwo uracyabonye umwanya wo kwigisha abana? Ngwino umucenga Imana ikurinde ibwene ibyo ngibyo mu izina rya Yesu. Abantu bari gusenyana. Umwuka w'Imana yambwiye ngo nimba abantu bakeneye umugisha w'Imana, nimba abantu bakeneye ubwiza bw'Imana, abantu nibavane urwango mu mitima yabo, bavande ishyari mu mitima yabo, basaba Imana izane urukundo mu mitima yabo. Kuko umuntu yafite urukundo ntasenya mugenzi we. Nimba abantu bakeneye impinduka, nimba itora rikeneye impinduka, nimba abanyarukiri mukeneye impinduka, nimuvane ibyaha mu mitima, mubwire Imana izane urukundo. Imana izakwagura mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana yakwagura udafite umutima w'urukundo. Naratangaye ndabisubiramo. Abantu batatu baje kundeba kuri biro. Nguguzanye ngo bosiko, nguguzanye abakozi b'Imana, ngo ngiyarimbwiye ngo bagiye kukurwanya bikomeye cyane ku buryo bazanakuroga. Ndi bande? Ngo bahanuzi nk'abandi. Uyu n'umuntu n'umufana wa werarisi ntago ari umufana w'ijuru. Dufite abantu bakunda abakozi b'Imana bakagira ibigirwamana ukwabona haje mundu kuva
urumva turabihiwe waba utabonye werarisi ukagagara umva nkubwire rera sharabo enemo ijuru tujyamo niribamo bufana ijuru tujyamo rizajyanwamo n'abantu bakijijwe ijuru tujyamo nta deperi iriyo nta katurika iriyo nta zayoni iriyo nta caci iriyo ijuru rizajyanwamo n'abantu baretse ibyaha ntabwo ijuru tujyamo ari umudugudu ijuru tujyamo ni mu ijuru nyine kandi kujyayo ni uko ugomba kuba ukijijwe utangiye ukagunganisha abantu bafite umuhamagaro abantu bafite gahunda yo kuza mu murimo w'Imana abantu ugateye kubasopanya ubwo uje kuri njyewe ejo uzajya kuri Bosiko umumvuyeho ujye kuri Maritiki ubugiye kuri iri ati Bosiko nakwambuye agatute ati ntakakwambuye ati ntiwayoboraga ati hasugagaye ati amavuta barayamenye utangire nawe utangire ugene ati santwaye umwanya umva nkubwire iyo wahamagawe n'Imana Imana igushakira ikibanza iyo wahamagawe n'Imana penashala bi elefon nje mbabwira nje namu akakanya ubuyobozi bwavuga ngo werarisi ntuzongere kuvuga kubwo Imana yamamagaye ntabwo uzabura tere kuvugiraho ndabwira abanyamasengesho muvuga Imana mureke ibintu by'amashaka takosika trefa uri kwifungira umugisha ngo kiliziya yanjye kiliziya uzayirya se ngo idini ngo nijya sogokuru ngo adepeni yacu ngo yafuye iwacu Cyangugu barakubeshya itorero riri mu ibanga Imana ikeneye abantu bakizwa amashari Imana ikeneye abantu barogana kubera nta rukundo abantu bagambana kubera nta rukundo abantu bahigana kubera nta rukundo abantu batukana kubera nta rukundo abantu bangana gusurana kubera nta rukundo Yesu atanga urukundo materaniro mu izina rya Yesu uba abantu nibagitanga icya 10 n'amaturo barigumuye ngo kubera ngo babashaka ntibagihari wakurikiye umuntu wakurikiye Imana ubu dufite abantu baretse gukorera Imana dufite abantu bivumbuye bamwe bari abashumba bamwe abakristo bamwe bari bafite abashumba babo abapaseri babo abadiakoni babo umuntu abuzuwe ahita bati ndagiye sizagaruka wakurikiye umuntu wakurikiye Imana ariko umuntu wakurikiye Imana umuntu wakurikiye Imana lenasha ijuru ryambwiye ngo umuntu wakurikiye Imana nahungabanya n'imiyago y'amadini ntuhungabanya n'amagambo y'abantu ntuhungabanya n'urucanire rw'abantu iyo wakurikiye Imana uhora uri umukristo duhereze Imana icyo iyo Imana irashaka kubaka abantu bayikurikiye hano mu iteraniro barimo bayikurikiye hari nk'abantu bazajya kwisobanura amadini ya iyo wakurikiye idini ubu uzi ko hari abantu baza hano bakurikiye abandi hano ubu harimo abaje babati muture ko ari abadive bajya muri ADPR ugiye muture ko ari abantu baturutse mu ryacu bagiye muri ADPR sigidini ushake Yesu ngira umuntu ngo sigidini ushake Yesu biravuze ngo abantu bashakana umwete bazambona va ku madini ushaka Imana ahantu hari amavuta nihagucike ahantu hari agakiza nihagucike duhereze Imana icyubahiro ahantu hari ubwiza bw'Imana nihagucike ukabona ahantu hari inyenyeri ukabona ijuru ryahatuye la shakara patarabo lo shalaba ukabona ijuru ryahatuye hicare urahavana umugisha wawe urahavana amahoro yewe urahavana umunezero urahavana iterambere urahavana kwaguka ndimo ndumva ibintu mu bateraniro kiri bikomere watewe n'abantu Imana ize kukubaka warasenyutse amagambo yaragusenye aho wasengaga baragusenye wizeye abantu baragusenya
Yesu yakuntumye ngo Yesu aze kukubaka. Aje kukubaka warasenyutse. Ugera naho wumva ibintu by'Imana bivuyemo. Gusenga waraparitse. Wagiraga ibihe byo gusenga kubera gusenyuka. Dayimoni yaciye mu gusenyuka. Gusenga uraparika. Dayimoni irangije ikwicara hejuru irakubyinagira. Subirana ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu. Subirana ibihe byo gusenga. Lena shala bo erefo. Wararirimbaga urasenyuka ubivamo. Warabwirizaga urasenyuka ubivamo. Warahanuraga baragukubita urasenyuka ubivamo. Subirana amavuta yawe. Nakosika de pa. La shala boriama. Warasenyutse. Warasenyutse bagutwara fiyanse urasenyuka. Ndashaka dusenge. Abantu bari gusenyana guhera mu nzu y'Imana kuzamuka kugera mu buzima busanzwe. Umwuka w'Imana yambwiye ngo nimba abantu bakine kubona impinduka yihuse mu buzima bwabo, abantu nibakundane Imana igiye gutanga umugisha mu bantu. Nimba abantu bakeneye impinduka mu buzima bwabo, kunda mugenzi wawe. Wimubona ngo utangire kumucira ibico, kunda mugenzi wawe. Imana igiye kukubaka mu izina rya Yesu. Ubigerageze ukunda mugenzi wawe. Ubigerageze ubabarire umutima wawe. Ubigerageze uhinduke mu minsi mikeya uraza ufite amashuba ngo Yesu yankora igitangaza. Ntiyagukoreye igitangaza nta mutima w'urukundo ufite. Intwari ikomeye ikuzimu batwaye abantu, nta muntu n'umutagira idini. Intwari ikomeye ikuzimu batwaye abantu ni intwari yitwa urukundo. Ikuzimu batwaye abantu b'Imana intwaro ikomeye badusigira gufana. Abantu nta rukundo bakigira. Ahari urukundo haje mu bugambanyi, ahari urukundo haje mu amashari, ahari urukundo haje mu gushusha inkuru. Subirana urukundo rwawe. Tangira bibaze ngo ningira mu kazi Imana igiye kuma ko gusenya abanyakazi ikakama nkasanga umuntu utanyemera, nzabigenza gute? Uzamukunde. Nugira mu kazi ukasanga umuntu utakwemera, mbariza umuntu ngo uzabigenza ute? Aruvuze ngo ntago byoroshye. Nugera mu kazi ko waje gusaba akazi ukahasanga umuntu ngo iki ni icyahe, urunyaruhengeri, wavuye Ruhengeri, wavuye Ivyumba, wavuye Nyabitekere, hari umuntu ukwerana akaguhondera cye. Hari umuntu ukweraga akavuga urasuta ubundi. Nigeze mbona akazi murabizi, nabonye akazi umuntu aranyihera namwe ati gwinanzo tujye kunureba wavuye. Urareba uti? Ndareba nk'abantu kota kunureba, kota kunuruhomba gusa. Ngo wazanywe nande hanga bundi wowe. Nazanywe n'akazi nkuko nawaje gushaka akazi. Kota kunureba. Ngo mu bantu bahabwa misiyo wowe nturimo. Ntabwo ndimo nyine ubwo nikubizi. Mu gitondo abona ndateye muri batatu bahamagaye ba mbere abona njemo. Kutore kunureba gururagarutse ntagaruka. Dayimoni ye kukumbenera ibihe. Dayimoni kubwira ikoresheje abazima babi barutwa n'abazima. Ubu dufite abantu badasinzira bararabarira ngo ni babi. Uri mubi urireba. Umuntu abasha kwireba. Mbariza umuntu ubasha kwireba birakunda. Nta muntu mubaho kuko buri muntu wese afite ubwiza Imana yamuremanye. Duhereze Imana icyubahiro. Nta muntu mubi ubaho. Umuntu wese afite ubwiza Imana yagize ite yamuremanye. Ariko abantu baragoza batisha impamvu batize gushaka. Yo atubujurebo atore umuntu akirukanga. Nawe tubati yo yunagiye ugenda bati mwami Yesu ngenda ndeba mpumbije gaceya abantu. Hari abandi bantu basaze, hari abantu bakobwa basaze mu mapantaro babwiye yuko bafite amaguru mabi. Nano mineteraniro barimo abazima babisha. Arakura agatavuga ati shaka ikintu kizamuhezi wabo. Reka
muca intege mubwire ko afite amaguru mabi, afite imbwana agagare. Bamara kubwira gutyo ukajya gura amakoboyi ukayarangura amakoboyi ukajya bati nariya ki ese mukoko kuna amapantaro niyambera. Ntabwo ari cyo kibazo. Wahuye n'abanyamashyari baravuga ati ikintu cyazamuhesi wabo, reka tumubwira ko afite amaguru mabi yihebe. Warihebye. Ni igikomere Imana ikubake uruhe ubwiza bw'Imana. Abantu bafite icyo gikomere mutere haleluya kuko Imana irabakijije. Uza bakubwiye ngo ufite umusatsi mubi ngo winjwiriwe. Ngo yegwese umusatsi ufite ngo ninjwiri ngo nta n'umuntu wawureba. Uhita uvuga ati nzahora n'igitambaro nazakagendana abantu batazajya bareba. Ese korana igitambaro ngo mba nafashijwe. Uba wafashijwe. Wahuye n'abantu baragukanda. Imana igukiza abazima babi. Mbwira umuntu ngo Imana igukiza abantu abazima babi. Umuntu mwicaranye Imana muhanura umubwenge Imana igukize abazima babi. Abazima babi ni umuntu utarapfuye, uri ufite umudayimoni w'ishari, utishimira iterambere ry'abandi, utishimira iterambere ry'umurimo w'Imana, utishimira iterambere ry'igihugu. Yitwa umuzima mubi, arutwa n'umuzimu. Dufite abantu batishimira iterambere ry'abandi, abo bitwa abazima babi. Barutwa n'iki? N'abazimu. Uwo nguwo ni seta mu mujyi ati sha nabonye seta ngiye gucuruza inkweto. Ati yoho ateje undi hahombye 5. Ikibazo ni ishari, nta gishora afite. Ari bati akene nkuko nakenye. Tiyo ugiye gucuruza inkweto. Ati yo tisha 5. Hari n'umuvandimwe wanjye n'ukuri kw'Imana. Ati yarari yo peti rwose. Ati yarari ati shabarahombye barataha. Agatubwa ati amafaranga narifite kanje kuyagura ibitenge ahandi nyagura ibirayi, ugakomeza ugasigingira. Abantu batindijwe n'abandi. Wavuga ati kajyamo njya gucuruza ibibanza, nanjye njya ngura ibibanza mbisubiza ngo ikiguze ngo haza nk'imisoro ngo byarangira ngo urumva kigatinda ngo usanga kutigura ngo hagasiga nk'imyaka 5 ngo kiraho ngaho. Ugahita uvuga ati po kanje nge nanjyeho makeya miliyoni 10 ugasiga zishize nta kintu ugezeho. Bwira umuntu ngo humuka, abadayimoni bagiye gutsirwa mu iteraniro. Humuka tarasha, humuka talama ngola tawitafa. Wamubwira atariko ati cyambonye amafaranga baki yangurishe ngiye gucuruza amakati. Yo umukobwa mwisa ngaho, umuganga mwisa ngaho, wacuruza amakara. Mu izina rya Yesu. Ati wabusebye wabugagaye tamakara tugusongera guca mawe. Ati nabageje undi barahomba. Abazima babi bashinzwe gusenya abandi, bashinzwe kujya gute gusenya abandi. Yakwera Maritite akavuga ati Maritite yo bavuga ati turagutume muri Canada. Ati yo uzavuga iki? Tishati yo haba ati abantu bari n'abantu bavuga byongereza. Ati abantu bize baminuje. Ati cyo nakugiraho inama, nakugira inama yo kubasezerera bagashaka undi. Imana igukiza abazima babi. Nabonye akazi bama ntango urugero to nabonye akazi ngiye gukora muri Waridi Buganda. Mpura n'abazima babi barambwira ngo nta Kigande nzi, nta Cyongereza nzi, uzakora iki? Ng'icyaba cyiza shaka umuntu wundi ugahe. Umwuka w'Imana arambwira ngo werarize, bagutoranije kubera uburyo wakoze neza, genda zabana nawe. Sinagiye Imana ikabana nanjye. Kuki wisuzugura?
usigaye ugenda wunamye kubera abazima babi barakunamishije, ibitekerezo barabyishe, ahazaza barahasibye. Umwuka w'Imana yambwiye ngo mpanurire ubuzima bwawe, mbubwire ko Yesu abufite mu biganza. Ubuzima bwawe ugiye gusohoka muri ubwo butayu, ugiye gusohoka muri ubwo ruzerero, ugiye gusohoka muri ubwo bukene, ugiye gusohoka muri ayo marira. Lepita la shala mandola. Ubuzima bwawe Yesu abufite mu kiganza. Ubuzima bwawe ntabwo ari umuntu ubufite, ubuzima bwawe bufitwe n'Imana. Le kosika de pa lolita la shala mandola le kosika de pa Benina bode fo enini talasha. Ubuzima bwawe, ubuzima bw'abanyemano, ubuzima bw'abanyamasengesho, ubuzima bw'abaririmbyi Yesu abufite mu kiganza. Aje kukubaka, aje kukubaka, afite inzira, afite icyerekezo. Azariya Yesu afite icyerekezo acisha baba. Lela tala shalama. Abantu mufashizwe mutarare Rwanda yibahaye. Kora ku mutwe nkubwire, kora ku mutwe nkubwire. Takosika pefai. Vuga ngo mutwe wanjye Imana yasize nk'ibitekerezo. Abadayimoni bari baratwaye ibitekerezo byanjye. Aka kanya barahiye, aka kanya barahiye. Vuga ngo imyumvire ipfuye, imyumvire ipfuye iri ku buzima bwanjye. Ndayiyambuye. Vuga ngo ndayiyambuye mu izina rya Yesu. Palashala botakosika dema rala shala la shalamo la kosika nemanola dore fotala shalamo la shakitama. Nguzahora ugagara, nguzahora userera, nguzahora utiratira. Oya, Yesu aze guhindura ibintu ku buzima bwawe. Icy'Imana yakwimaniye, icyatumye Imana ikwimana, icyatumye Imana ikurinda urupfu, icyatumye Imana ikurinda gukenyuka, ni ukugira ngo umunyamumaro Imana ikurinde abaguciye intege mu izina rya Yesu. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu. Haleluya. Zamura Imana icyubahiro, ugereza Imana icyubahiro. Hari agasuzuguro Imana ikwiye ku buzima bwawe. Yesu afite icyerekezo. Yesu afite icyerekezo. Yesu afite icyerekezo. Bantu munkurikiye mu madini atandukanye, mwavuye mu badive, mwavuye muri adeperi, mwavuye muri angirikane, mwavuye muri resoresheni, Yesu akuntumyeho ngo Yesu afite icyerekezo. Yesu aje kukubaka. Warasenyutse, usenywa n'aba wizeye, usenywa n'inshuti, usenywa mu kazi, urasenywa muri biri wawe, baguca intege. Yesu arakubatse mu izina rya Yesu. Yesu arakubatse. Yesu arakubatse. Yesu arakubatse. Ndabona abadayimoni bakuvamo, ndabona amaroza gusohokamo, ndabona za nyabigizi igenda. Yesu arakubatse. Warasenyutse, uraroga urazingwa. Yesu arakubatse. Waragambaniwe. Yesu arakubatse. Tatalashaka ratalashala boriama.
la potalasha le kosika dema le palashagre talasha la boriamado le kosika talanini. Yesu yubatse abanyarwanda, Yesu arakubatse, umutima warabihiwe, itorero uraryanga, abantu urabanga, Yesu arakubatse, kirakubakwa n'Uwiteka. Ndashaka guhamagara umuntu wese wasenyutse atambuka yihuse adapfukame hano. Umuntu wasenyutse itambuka wirukanka, nimba nawe nkurikiye ku ikoranabuhanga aho upfukama aho ngaho, Yesu akubake. Nawe warasenyutse, Yesu akubake. Nawe nkurikiye ku ikoranabuhanga, Yesu akubake ku buryo utakibasha kuvuga kubera ibyagusenye, ku buryo wumva urupfu rwagutwara. Yesu nakubake. Mutambuke mupfukame, umwanya urahari imbere, mupfukame hano imbere, ubwire ngo Uwiteka ndakira kwa Yesu nakubake, Yesu nakubake. Atakarasha zole palalala nirifo ninginga abakozi b'Imana mumanuke. Imana ibaha umugisha, mwamanutse muri abantu b'Imana, Imana ibaha umugisha. Lala shalabori muhabana inzira, muhabana inzira. Yesu yubaka imitima y'abanyarwanda, Yesu yubaka imitima y'ababyeyi, Yesu yubaka imitima y'abagabo, Yesu yubaka imitima y'abasore. Yesu akubake, akuzanira icyerekezo, nawe ugira ngo nawe uri uw'agaciro, nawe hari impinduka yaza mu buzima bwawe. Ninginga mamaritiki atambuka aze hano, muhe mikorofone. Yesu yigeze amwubaka ari imfubyi, ndabyibutse ko yamwubatse abantu bamutaye, Yesu aramwubaka. Lala tambuka uzahitamo n'imikorofone. Ndimo ndabona abantu Yesu akize ibikomere, ndimo ndabona Yesu abantu Yesu afunguye ubwenge bwabo. Ibyo bagupakiye byatumye iterambere ryawe rizima, ari mu gakiza, ari no mu mwuka. Ijuru ntiwaribona, na hano mu isi ntacyo kuvuga ufite, ariko Yesu aze kubaka imitima y'abantu. Lole palasha hori kosi kadrefa hori amandore pa nacho naho hasi wahapfukama, naho hasi wahapfukama, naho wahapfukama huri ukumva ko hari ibyagusenye, niwihagarareho, kuko igihe cyo kugira ngo Imana ikubake n'iki gihe. Ubu n'ubuhanuzi umwuka w'Imana yamaye. Hari ibyagusenye mu rugo rwawe, hari ibyagusenye mu kazi kawe, hari ibyagusenye mu muryango, hari ibyagusenye. Upfukame naho ngaho. Katwinginga amawacu azamura isengesho, umushe mikorofoni neza. Mana data wa twese, Mana y'ububasha, Mana y'ubushobozi, Imana ivuga ntihagire uyicecekesha, Mana ihaguruka ntihagire uyicaza, Mana ifata ijambo ntihagire